Mwifurije ikaze nshuti mwene data muri aka kanya ko gusangira ijambo ry'Imana. Ukomeje kubana na Pastor Jean Jacques ukwifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 8, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Abefurayimu baramubaza bati, niki cyatumye utaduhuruza ugiye kurwana n'Abamidiyani? Waduketse iki? Baramutonganya cyane, nawe arabasubiza ati, nakoze iki gihwanye n'ibyanyu? Mbese impumbano z'imizabibu y'Abefurayimu ntizirusha umwengo wose w'aba Abiyezeri kuryoha? Inkuru dusomye ni inkuru y'ibyabaye kuri Gideyoni ubwo Imana yamutumaga ku rugamba, ariko ntiyamwemerera gutabarana n'Abefurayimu bene wabo. Inkuru yabagezeho bagira uburakari bwinshi, bumva ko bakuwe mu bandi, bagambirira kwitura Gideyoni uburakari bari bafite. Ni nako bikunze kugenda ku muntu muri rusange wiyumvamo ko atubashywe cyangwa atahawe agaciro yari akwiriye. Aba yumva ari uburenganzira kwirwanirira, ndetse n'amakosa n'ibyaha yabikoramo akumva atari ibyaha ahubwo ari uburenganzira bwe, kuko nawe aribo bamuhaye impamvu yo kurakara. Nyamara nubwo bimeze bityo, Yesu we mu nyigisho ntabwo ariko atubwira, ahubwo agira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, wo gukubisa urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Hariya muri Matayo ibice 5:38 kugera kwa 42. Mu nyigisho ya Yesu ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu kwihorera, ahubwo icyo atwigisha ni ukugira neza, ineza yacu ikagera no ku watugiriye nabi, kuko ari byo Imana idushaka. Bisa n'ibikomeye, ariko igikomeye kurusha ibindi ni uguhinduka kwawe nanjye. Ibindi Uwiteka niwe udushoboza. Pawulo agaruka kuri iyi ngingo yandikira Abaroma, aho agira ati, bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo, guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Hariya mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 19. Pawulo yongeyeho ko nubwo guhora Imana itabyemereye uwahemukiwe kubyikorera, atari uko Imana ishyigikiye ko tugirirwa nabi bikarangiriraho, ko ahubwo kurenganura abarengana no guhora biri mu nshingano z'Imana ubwayo, kuko ariyo yamenye uko ihora n'uko yitura umuntu ibibi bye. Ikindi, gusubizanya neza guhosha uburakari ni ijambo dusoma mu Migani ibice 15 n'umurongo wa 2. Muri iyi nkuru tumaze gusoma tuhigira uko dukwiriye kwitwara mu bandi, ndetse n'iyo baba batwendereje, kuko Yesu yavuze ati, hariya muri Matayo twasomye ibice 5 umurongo wa 39, ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, ugukubisa urushyi mu musaya w'iburyo umuhindukirire n'uw'ibumoso. Gideyoni nibyo yakoze ubwo bene wabo b'Abefurayimu bari bamusanze bafite uburakari bwinshi, kuko Gideyoni yari yasize Abefurayimu ntabajyane ku rugamba, kandi byari byaturutse ku Uwiteka. Ariko Gideyoni sibyo yashatse kwirata ngo abagaragarize ko ari we ugirirwa icyizere wenyine imbere y'Imana, ahubwo yaberetse ko ari bo bakoreshejwe ibikomeye, ndetse ko we nta n'icyo yakoze, ko nta n'impamvu yo gutuma barakara.
aha harimo isomo ryo kwicisha bugufi, nubwo twaba hari ibyo twagezeho bikomeye. Kwicisha bugufi ndetse no kuba turusha ibyiza, dukwiriye kwiga guhora twicisha bugufi, kuko ari byo bibanziriza gushyirwa hejuru, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Imigani ngo kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro, hariya mu Migani 15:33. Nibaza ko Gideyoni yari afite byinshi yari kubwira aba bene wabo, cyane ko kuba atarabajyanye bitabujije ko atsinda urugamba, ariko aho gusobanura byinshi yabashimye ibyo nabo bakoze mu bihe byabanje, ndetse abereka ko ari nabyo byinshi. Imana nigira icyiza iguha kugeraho, ntibizakubera impamvu yo kwirata, ahubwo uzitwara neza muri misiyo yawe, kuko n'abandi nabo bafite izabo bakoze cyangwa bazakora imbere, bityo bijye bigutera kurushaho guca bugufi. Umwami wacu Yesu ni icyitegererezo cyo kwicisha bugufi. Uhereye mu buhanuzi buvuga ibya Yesu, bumuvuga aje yicisha bugufi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi, agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Hariya muri Zekariya igice cya 9:9. No mu mibereho ya Yesu naho yaranzwe no kwicisha bugufi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo atuma integuza imbere ye, ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza, ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru barimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo. Arahindukira arabacyaha, ntiyabemerera ko biba nk'uko bo babyibwiraga, ahubwo abazanira ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bo bibwiraga. Imyumvire cyangwa se imibereho ya Yesu yari ikomereye ababigishwa, kuko bo bashakaga kumugaragaza nk'umunyambaraga, ndetse bashakaga kumugaragaza nk'umuntu ukomeye. Bumvaga ko nibahamagara umuriro aribwo baza kuba bagaragaje gukomera kwa Yesu. Ariko igitangaje, Yesu we ntabwo ariko yabibonye, bituma acyaha ababigishwa. Ndetse bo bari bazanye n'urugero rwo muri Bibiliya, bati menye ko na Eliya ariko yabikoze. Niko rero kubabwira abacyaha ati, ntuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje gukiza. Ngo nuko bajya mu kindi kirorero. Ababigishwa bari bafite ishyaka ryo kumva ko umwigisha wabo afite imbaraga n'ubushobozi, kuko bajyaga babona abikoresha, bumva ko atasuzugurwa. Bagira icyifuzo rero cyo guhanisha umuriro Abasamariya ngo bamenye izo mbaraga za Yesu. Ariko Yesu arabacyaha, ahubwo arushaho kwicisha bugufi, arakikira yigira mu kindi kirorero nk'uko tubisomye. Iri somo rero ni isomo rikomeye ry'ubuzima n'imyitwarire dukwiriye kugera hano mu isi, ndetse no kugeza ku rupfu yari akicisha bugufi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu aravuga ati, rekeraho. Amukora ku gutwi aragukiza. Uyu ni Petero wari ushatse kurwanira Yesu, baje kumufata, aca umwe mu bagaragu w'abatambyi ugutwi. Ariko Yesu ngo ahita agukoraho aragukiza. Urupfu rwa Yesu rero yemeye gupfa, nubwo yari Imana, narwo ubwarwo turwigiramo isomo rikomeye ryo kwicisha bugufi muri ubu buzima turimo,
ndetse kugeza no ku munota wa nyuma. Nshuti mwene data, ujye wiga kwicisha bugufi mu byo uvuga no mu byo ukora, ufatiye urugero kuri Gideyoni na Yesu. Naho ibyo uburenganzira bwawe no guhora ubiharira Imana. Imana iguha umugisha, ikugirire neza, ikurebe neza, iha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kandi kwicisha bugufi ubigire intego mu izina rya Yesu. Amen.